Reka dutangire dusuhuza abantu bakurikiye Urubura TV. Ntago ndi bwizimbe mu magambo cyane ngira ngo abantu turi kumwe muri kubabona. Aka kanya ngira ubuntu no guhura na korali Holy City Singers. Abantu benshi mwarayimenye ndetse n'abatarayimenya muragira amahirwe yo kuyimenyera hano. Bafite ibigwi byinshi, bakoze indirimbo nyinshi ndetse abantu benshi bakunze. N'ubu ngubu nkanjye by'umwihariko ngikunda. Hari na bagenzi banjye wenda bari ahandi hatandukanye ku yindi migabane bakunze izo ndirimbo. Kano kanya rero turi kumwe, tugiye kumenya amavu n'amavuko yabo, tugiye kumenya aho ibihangano byabo bigeze, ese bari baduhisha iki imbere cyangwa se kano kanya ko tubona hashobora kuba harimo amasura nabyo barabidusobanurira. Tutizimye mu magambo twaha Perezida ijambo agatangira atwibwira ndetse agaha n'ijambo abamambure ba korali kugira ngo tumenyane hagati yacu, hanyuma dutangire tubazanya. Perezida, ijambo ni ryaho. Murakoze cyane, witeka duhana umugisha. Murakoze cyane kuba mwabashije kudutumira ku Rubura TV kugira ngo tuze tuganire. Turi korali Holy City Singers, dukorera umurimo w'ivugabutumwa ku itorero rya Musamvu, intara ni ya Kibungo, muri firidi y'amajyepfo y'Uburasirazuba bw'u Rwanda. Ngewe muvugana nitwa Gilbert Iyakaremye, nkaba ndi umuyobozi wa korali Holy City Singers, ariko ndi kumwe na bagenzi banjye ahangaha, reka nabo batwibwira. Murakoze, nge nitwa Uwimana Jean Marie Vianney, nanjye ndi umuririmbyi wa korali Holy City Singers. Uyu ni Perezida ariko sinzi niba uri umubitsi. Nge ndi umujyanama. Okay, ni byiza cyane. Murakoze, nitwa Ngendahimana Venuste, nkaba nanjye ndi umuririmbyi w'ikorali, nkaba ari nge mutoza w'ikorali. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ni byiza cyane ukurikiye. Murakoze, nitwa Shumbusho Kamarade, nanjye ndi umuririmbyi wa korali Holy City Singers. Yes. Wowe uyu ni umutoza. Nanjye ndi umujyanama. Okay, ni byiza cyane. Rero kano kanya ni korali navuga nimvuga yanjye abantu babyumve neza, ni korali nyine yaririmbaga ngewe ubwanjye nkumva hari ukundi kundi kubyumva cyangwa ndi kwiyumva. Noneho ikiyongereyeho ni korali y'ahantu nabatirijwe ku bantu wenda bari buze kubikurikirana. Nagira umugisha wo guhura nabo, twahuriye ahantu mu gitaramo ariko ntago twari kugenda tudahuye cyangwa tuganire. Iyi korali mwadusangiza yatangiye ryari umurimo w'Imana? Murakoze, nkuko nari maze kubibabwira, nitwa Ngendahimana Venuste. Ikorali yatangiye muri 2010 ku itariki 15 nibwo iyi korali yaronshinzwe ku mugaragaro. Nyine yavukiye muri iryo torero bamaze kubabwira haruguru rya Musamvu, ari mu kwezi kwa 10 ku itariki 15. Ni iryo torero ni Musamvu mu ntara nyine ya Kibungo. Ibintu by'abadivaro ukuntu bicangana, hari uryo uvuga intara. Intara yivugabutumwa. Intara yivugabutumwa mu karere ka Ngoma. Mwatangiye muri banga icyo gihe? Twatangiye turi 5 ndakeka, niba ntibeshye. Twatangiye turi abantu 5. Ndatekereza mu bantu bayitangije kugeza ubu turi gukorana ikiganiro, mu bayitangije ni ngewe usigayemo. Abandi ni bashya ariko nabo bamazemo iminsi. Birumvikana. Wenda reka tureke kwiharira ijambo. Wenda ujya kujoininga Holy City Singers, byanze bikunze ushobora kuba warajoininze abari barimo wenda baravuyemo cyangwa se warabasanze, wenda nabyo naza kubitubwira ni iki cyatumye uyikunda, kuko hari Musamvu byanze bikunze hari amakorali menshi. Murakoze cyane. Nagiye gufatanya na korali Holy City Singers umurimo wo kwamamaza ubutumwa biciye mu ndirimbo hari mu mwaka wa 2013. Urumva yari maze imyaka 3 itangiye. Icyo gihe nagiye gukorera Ikibungo, nsanzwe nkunda umurimo wo kuririmba, gutambutsa
indirimbo ivugabutumwa biciye mu ndirimbo ngezeyo ariko by'umwihariko nkaba narakundaga korali z'abagabo biba amahire rero mpasanga korali Holy City Singers nifatanya nabo baranyakira mba umunyamuryango mba umuririmbyi mu muryango munini wa korali Holy City Singers. Murakoze cyane. Ikibazo cy'amatsiko rero wenda ubwo president ni uri bugisubize kugira ngo nje no kubandi kugira aba bagenzi bawe nabo bazi kuko kigaragara ni bashya. Harandi masura yarazwi cyangwa twari tumenyereye simvuge wenda ngo yarazwi wenda twumve ngo twari tumenyereye kubabona aka kanya ntago mukiri kumwe byaje kugenda bite barashatse bajya kure bagiye gukora. Murakoze cyane muri no murimo dukora kwamamaza ubutumwa hagiye habonekamo imbogamizi cyane cyane natwe nka korali z'abasi tutangiye turi abasore tukagenda dushakiramo dukora umuryango abaririmbyi bagera kuri 4 tutari kumwe ubu ngubu n'ubuzima bwagiye butuma tudakomezanya ugasanga umuntu bamwimuriye kujya gukorera ahandi kure ugasanga ntagikorera ikibungo bikamugora hari n'abagiye bajya gushakisha ubuzima hanze y'igihugu cyacu biba ngombwa rero ko tutakomeza gusigara twenyine ahubwo dushakisha n'abandi bavandimwe baraza dufatanya umurimo ariko abo bagenzi bacu batangiye korali tutakiri kumwe nta wavuye mu mubiri bose baracyariho naho bari hanze abari hanze y'igihugu turavugana nabo baracyari umuryango mu muryango mugari wa korali Holy City Singers. Muri make abagaragara ni 4 ariko inyuma y'amarido hari abandi inyuma sukuvuga ngo ni inyuma y'amarido n'ubu ngubu hari n'abandi dukoze interview badahari kandi nabo dufatanye ubuzima bwa buri munsi batabasha kuboneka hanga kubwo impamvu zimwe z'uburwayi ariko nabo barahari gusa hari n'abandi batangiye no korali batakiri hano mu gihugu bagiye gushakisha ubuzima hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Murakoze. Ikibazo rero ndakibaza reka nkibaze n'umubitsi uko babyita kose niwowe kopi y'ababagabo. Ikibazo ngiye kukubaza amakorali nigeze hari umutwize kuganira ndamuhaze korali ko isabwa imbaraga nyinshi murabibona ariko ikaba nta hantu ikura ari gukura mu mufuka wabo se nkamwe bibasaba izihe mbaraga kuko aka kanya ntago mwishyuza ibitaramo sinzi ntibinemewe sibyo ntago byemewe urumva imbaraga ziva hehe cyangwa se ubushobozi hagati yanyu kuko muri bake. Murakoze ikibazo cyiza nibyo koko nk'abaririmbyi umurimo dukora usaba ubushobozi bw'amafaranga mu buryo bufatika kuko iyo tugenda tujya kuvuga ubutumwa bidusaba amatike n'indirimbo ziba zikorwa ziba zisaba amafaranga turi bake rero ntabwo ibyo byose twabyishoboza ariko turi umuryango hano dushobora kuba abapresenta turi 4 cyangwa 5 cyangwa 6 ariko hari n'abandi banyamuryango tuba dufite turanabashimira cyane ko bakomeza kudufasha no kutuba hafi iyo tubiyambaje ubwo rero tugenda dufashanya iyo tugize ikibazo runaka kidusaba ko tubiyambaza batuba hafi tugafatanya nawo umurimo kuko uyu murimo no wa data yadusigiye buri wese yo nawe tukwiyambaje tuti dukeneye ikintu runaka turumva wadufasha kandi ukatuba hafi umuntu rero wese tubwiye ko tugejejeho umushinga w'ikibazo runaka cyo kuvuga ubutumwa bwiza buri wese ababyishimiye kandi buri wese anezezwa cyangwa se agira ishema ryo kugira uruhare mu murimo w'Imana. Niyo mpamvu rero uyu murimo twese tuwuhuriramo kandi tukawujyamo tutinuba bityo tukabona butufatanya. Murakoze. Ikibazo reka ndakibaza n'umujyanama sibyo hari ibintu turi kubona mu makorali y'iminsi korali itangira ari umuryango ariko yagera hagati ukabona hatangiye kuzamo ibintu wenda sinzi no navuga ko ari ukutumvikana ariko ukabona unity bari bafite itangiye gusa nkaho ivaho twagiye tubyumva mu makorali yandi mwebwe mushingira kuki cyangwa se niki kibakomeza kugira ngo aka kanya turi kubabona tuzongere tunababone mu gihe kiri imbere no
muri hejuru cyane, yaba mu buryo bw'imikoranire yanyu, mu buryo bw'ubushobozi, mubikora mute? Murakoze. Twebwe nka korali Holy City Singers, imbaraga dukoresha nakubwira ngo ziva mu ijuru, ni Imana ibidufashamo cyane. Kandi noneho kuba turi umuryango, hagati yacu turafashanya, tugirana inama, kandi urabona twese turi abagabo, ibitekerezo biba biri hamwe igihe cyose, tukisunga noneho n'Imana, kuko nta yindi papasi dufite, nta kindi nta zindi nyungu dutegerejemo ngo z'amafaranga. Akenshi abantu usanga bapfa amafaranga, bishuje ibitaramo, babonye amafaranga ya naya, ese YouTube channel zabo zadutse ziri kunguka zite. Twebwe rero icyo dukora no gukora umurimo w'Imana no gukora umurimo w'uririmbyi, tunakora dukunze. Impamvu nigeze kubibabwiraho kare, hari indirimbo zanyu mufite zakunzwe nyinshi, muraza no kundirimbira yandi twavuganye. Niki mukora kugira ngo za ndirimbo zanyu abantu, hari uburyo ushobora kubona indirimbo tuvuge nka TMI ukayisangira kuri channel ya Gracie, wajya ku yindi ugasangira kuri channel ya Venuste, zaratatanye? Mufitiye gahunda nabaza perezida wenda kugira ngo? Murakoze. Mu murimo wo kuvuga ubutumwa, icyo twatugambiriye nta kintu kwamamaza ubutumwa. Dutangira ubu ngubu korali ifite volume imwe ya video, ikagira na audio eshatu. Iyo volume imwe ya video tuyitangira, twebwe nka korali Holy City Singers nta YouTube channel twari dufite. Ari no mpamvu yaba producer wadukoreye yabonye icyo gihangano akoze, yifuza ko bagishyira kuri YouTube channel yiwe, ndetse n'abandi bagendaga bumva ari nziza bakazishyiraho. Kandi ibyo ngibyo nka korali Holy City Singers nta n'icyo byari bidutwaye, n'umuntu mu rwego kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza kandi bugere no hirya no hino hatandukanye. Rero natwe twifuje ko dukora YouTube channel yacu yitwa Holy City Singers Musamvu, kuko nabonye hari n'izindi korali nyinshi zitwa Holy City Singers, ariko iyo umwihariko ifite ni Holy City Singers Musamvu. Korali y'abagabo, ngira ngo umuntu agiye kuri YouTube akajya muri search akandikamo Holy City Singers Musamvu, yatubona. Niho ducisha ubutumwa bwacu bugiye butandukanye binyuze mu ndirimbo, nubwo bwose wabusanga n'ahandi. Nta kibazo kuba wenda ubutumwa buri ahandi, ariko ubutumwa duteganya kuzasohora mu minsi iri imbere, video tugiye gusohora ejo bundi, yo tuzayicisha kuri YouTube channel yacu ya korali Holy City Singers. Reka sinzi muso muragira mutandirimbi akantu sinzi. Reka nubwo wihebye kandi ucogoye, Yesu aracyateze ibiganza bye byera. Umwanzi Satani ahora agutega imitego kugira ngo uve mu byizerwa. Hashimwe Yesu kubw'igitambo cye kizima, nge nawe turi bikomangoma y'amaraso yasheshwe, za nkovu zo mu biganza nibyo byaduhesheje ubuzima bushya. Murakoze cyane. Reka ndabashimiye cyane, kandi Imana ikomeze ibongerera impano, kandi ibongerere no ubutumwa bwanyu bugere kure. Ntekereza ko iyi ntago ari official interview. Tuzabasura dukore interview imeze neza, twabateguje. Ubu ngubu nuko twari dukubitanye guke mu gitaramo, ariko mbifurije no guperforminga neza. Murakoze cyane. Ni karibu Musamvu ikibungo, tuzabatumira tubane. Kandi abantu baze kujya kuri YouTube channel yanyu bakande hasi nyine kuri follow cyangwa se kuri subscribe. Yes. Murakoze ubiteka dahano mugisha. Ibyiza byose biri imbere. Amen. Sawa. Ubwiza wankoreye
ndaje mwami ndirimba vuga imirimo itangaje wangoreye mukiza icyubahiro ni cyawe wakijije abamugaye wahumuye n'impumyi wa mugore wari umaze imyaka 12 nabyumvaga nk'amateka nanjye ndi umuhamya wabyo. Haleluya, Yesu arakiza. Mu mibabaro yanjye nshimye ko wanyitayeho waranyigaragarije unambutsa akomeye nzabibwira abantu bose bamenye kuzigukiza usumba byose mwami uri hejuru ya byose amahanga yose ashime kugira neza kwawe usumba byose mwami uri hejuru ya byose amahanga yose ashime kugira neza kwawe usumba byose mwami uri hejuru ya byose amahanga yose ashime kugira neza kwawe. Ibiri kubera ku isi biteye agahinda n'ukuri abantu ntibatumvira Imana barayigomera amanywa n'ijoro nyamara kwihangana kwayo kugiye kugira iherezo abayigomera banga kuyumvira bazacirwa urubanza nibakubwira jya wumva utoranye n'ibyagukiza wirebera ku bantu nawe uzajyana urw'ijuru uyoborwa n'ijambo ryayo ugigushyize mu mwete nibakubwira jya wumva utoranye n'ibyagukiza wirebera ku bantu nawe uzajyana urw'ijuru uyoborwa n'ijambo ryayo ugigushyize mu mwete. Izizu yitotezwa imiborogo ndetse no guhangana abantu baricana buri gihe nyamara kandi urebye barapfubusa urijuta hari ubu nibucya iri joro barambera banyice iyi si dutuye ifite ibibazo nuko Yesu ataza yakwirimbura nibakubwira jya wumva utoranye n'ibyagukiza wirebera ku bantu nawe uzajyana urw'ijuru uyoborwa n'ijambo ryayo ugigushyize mu mwete nibakubwira jya wumva utoranye n'ibyagukiza wirebera ku bantu nawe uzajyana urw'ijuru uyoborwa n'ijambo ryayo ugigushyize mu mwete.
satani yagabye n'ibitero ngo nubwo bagerageza kubihisha ariko iyo mu mitima rurasibana amoko y'ishyari no gusebanya biramunga imitima y'abakristo ndetse aramutse agarutse wamurika iki mugarukire none harakweza nibakubwira jya wumva maze utoranye n'ibyagukiza wirebera ku bantu ntawe uzajya n'undi mw'ijuru yoborwa n'ijambo ryayo ugikukize umwete nibakubwira jya wumva utoranye n'ibyagukiza wirebera ku bantu ntawe uzajya n'undi mw'ijuru yoborwa n'ijambo ryayo ugikukize umwete wirebera ku bantu ntawe uzajya n'undi mw'ijuru yoborwa n'ijambo ryayo ugikukize umwete yoborwa n'ijambo ryayo ugikukize umwete yoborwa n'ijambo ryayo umuhere byose Imana izi impamvu ibyo byose biba wowe ca bugufi ikwiyoborere erega nzi ibyo nibwira nzabagirira n'amahoro si ibibi bare mu mutima kuko nyuma y'ibyo nimutagusari muzambikwa ikamba duturisha mu rukundo rwe akatuyoboza ineza mu mbabazi nyinshi rimwe tukabona inzira ze nk'amayobera tugacika intege tukiheba tukanateshuka ariko nyuma kuko urukundo rwayo dusobanukirwa izo nzira zayo nyuma tugashima tuti warakoze Imana izi impamvu ibyo byose biba wowe ca bugufi ikwiyoborere erega nzi ibyo nibwira nzabagirira n'amahoro si ibibi bare mu mutima kuko nyuma y'icyo nimutagusari muzambikwa ikamba burya rero nshuti zacu satani arakaze umugambi we n'uwo kuturema n'ibice kuko azi ko ubumwe bwacu ari izo mbaraga nituyoborwa na Mwuka nta kabuza azatsindwa reka kwirwanirira mu umutima wawe awuturemo maze akwiyoborere urugamba urwanaye atuneshereze Imana izi impamvu ibyo byose biba wowe ca bugufi ikwiyoborere erega nzi ibyo nibwira nzabagirira n'amahoro si ibibi bare mu mutima kuko nyuma y'ibyo nimutagusari muzambikwa ikamba Imana izi impamvu ibyo byose biba wowe ca bugufi ikwiyoborere erega nzi ibyo nibwira nzabagirira
ziba ku isi azamoza amarira naririye mu isi agahinda nagize mu isi karangire cyubahiro cye gikomeye abamarayika bazaba bamushagaye satani n'ingabo ze bazabura aho bajya ibyabo byose bizaba biri ku iherezo hahirwa abo Yesu yanditse mu gitabo cye abo dufatanije urugendo mwihangane turi hafi yo kubona uwo twategereje Yesu ibyago n'amakuba tubonera mu iyi si bizashira birangire tube mu mahoro abo dufatanije urugendo mwihangane turi hafi yo kubona uwo twategereje ibyago n'amakuba tubonera mu iyi si bizashira birangiye tube mu mahoro uvuye kubabona mwese uko muraha kuri ku nkombe ya waruzi yorodani tukimbagirana n'umwami wacu Yesu tuzaba tumano ku mazi y'ubugingo uvuye kubabona mwese uko muraha turi ku nkombe ya waruzi yorodani tukimbagirana n'umwami wacu Yesu tuzaba tumano ku mazi y'ubugingo abo dufatanije urugendo mwihangane turi hafi yo kubona uwo twategereje ibyago n'amakuba tubonera mu isi bizashira birangire tube mu mahoro abo dufatanije urugendo mwihangane turi hafi yo kubona uwo twategereje ibyago n'amakuba tubonera mu isi bizashira birangire tube mu mahoro bizashira birangire tube mu mahoro bizashira birangire tube mu mahoro haleluya imitima ahubwo mwizere muhanga amaso Yesu we rutare ashimwe Yesu kubw'igitambo cye kizima nje nawe turi bikomangoma y'amaraso yasheshwe z'amambu zo mu biganza nibyo byaduhesheje ubuzima bushya ashimwe Yesu kubw'igitambo cye kizima nje nawe turi bikomangoma y'amaraso yasheshwe z'amambu zo mu biganza nibyo byaduhesheje ubuzima bushya tudacogora cyangwa ngo tugwisari uwiteka aza tugororera ikamba ritangirika ubugingo buhoraho nicyo duhishiwe n'uwiteka ashimwe Yesu kubw'igitambo cye kizima nje nawe turi bikomangoma
yasheshwe za nkovu zo mu biganza ibyo byaduhesheje ubuzima bushya